Hari ku manywa y'ihangu mu gace ka Kitwe muri Zambia, aho ubujura bwamaze gufata indi ntera budasiba no gukorwa ku manywa y'ihangu ku mugaragaro ku izuba riva. Aho rero leta yaje gutekereza uburyo yagabanya ubu bujura bukabije mu baturage, iza gutoza imbwa za kabuhariwe, za zindi zigukacira neza ku buryo ubura amahoro nyine ugakwirwa ibishwaro ukamwarwa, abantu bakakubona neza. Izi mbwa zaratojwe zihabwa imyitozo ishoboka yose. Iyo yagucakiye paka nyine bahageze. Umugabo witwa Kifondwe byaje kumubaho aho imbwa yamubonaga amara gusimbuka igipangu maze iramuvudukana, nawe agerageza kuvuduka ariko n'ubundi by'ubusa imucakirira mu muhanda, aho yaje kugira ngo n'imbwa isanzwe ayishotagura imigeri agira ute, ariko n'ubundi by'ubusa imbwa ikomeza kumucakira n'ubundi, kugeza aho nyine inzego z'umutekano zaje gufata igisambo zikijyana kuri brigade. Muri Zambia rero ubujura mu gace ka Kitwe umaze gufata indi ntera, no kuvuga ngo nyine kugira ngo hiyambazwe ubwo buryo, nuko nyine abaturage bari bamaze igihe bataka ubujura bukabije. Leta iratekereza ibona nta kundi yabigenza, iravuga ati reka tubereke ko tutiganye, maze abo bajura cyangwa se abo barushahurira mu nduru barebe ibibakorerwa. Babakorera akantu rero kameze nka surprise cyangwa se akantu kadasanzwe, baragenda bagutoreza imbwa za kabuhariwe, yambwe gucakira ikagucakira ukagira ngo ufashwe n'abagabo b'inkorokoro nka 7, ku buryo nyine icyo wakora cyose ntabwo ikurekura, ahubwo iyo ukomeje kuyisaza cyangwa se uyikubita nk'ibintu bikanganye, nayo ikurya katapuri, ikakurya jido, ubwo mukarwana nk'umuntu, ubwo ugaseba nyine ugashwara n'abaturage, uba ugaragaye. Navuga ko wenda harimo nyine wenda nako gataktike ko gusebya abantu cyangwa se kugaragara mu baturage uri kurwana n'imbwa, urumva ko ari akantu katagaragara neza, nyine harimo n'ikimwaro gikabije. Imbwa rero ziba zaratojwe, zifite imbaraga rwose, zifite n'imikaya ikomeye, kuko yagucakiye niyo wazunguza ute iragufata neza mbyeyi, iragufata ikagukomeza paka nyine abashinzwe kuza kugufata cyangwa se kugutwara bahageze. Nawe yubizi ko ari bo bashyizeho basimbura wenda nk'abo twakwita nk'abanyerondo, ucisha make ukemera gufatwa nyine, ubwo iminsi 40 niba yakugereyeho. Naho ubundi iyo ukomeje kurwana nayo ishobora kurwana nawe, kandi imbwa yahawe imyitozo nyine ifatika, ku buryo kugira ngo uzayive mu nzara ari ibintu bitapfa kugushobokera. Ukomeje kurwana birumvikana n'ubundi yakugira intere cyangwa ikakugira igisenzegere. Imbwa nyine yahawe imyitozo yose ishoboka. Abaturage nyine nyuma yo gutakamba batabaza bavuga ko ubujura bubarembeje, leta rwose ikwiye kugira icyo ikora. Leta rero yabatekerejeho ibasubiza, baha igisubizo wakita ko kirambye cyangwa se cyanyacyo. Ubu ni ukuvuga ngo imbwa habe nijoro habe ku manywa, imbwa ziba ziri update ahantu hose, ziba ziri gukora akazi kazo zishinzwe. Biratangaje kubona imbwa ibasha gucunga umutekano ku rwego
kurya kungana nk'urw'umuntu kandi ikabasha kuwucunga neza. Rero ndakeka nibigira icyo bitanga n'ibindi bihugu bizagenda byadukira iyo sisiteme yo gukoresha imbwa mu gihe abajura bazaba bigirijeho nkana nyine abaturage n'igihugu muri rusange. Muri Zambia rero batekereje ako gatekerezo rwose ko gushyiraho umutekano ucungwa n'imbwa, kandi imbwa urabona ko ziri kubikora neza, aho rwose gucakira ugakorwa n'isoni abantu bakakubona uri kugaragurwa n'imbwa ucakiwe manywa y'ihangu rwose izuba ryakabanje, ibintu nyine biba ntibeketse neza mu maso y'abantu. Uba ugaragaye byonyine imbwa nyine yigucakiye, ugaragaye kandi kuyikura mu nzara byakunaniye, none aba ari ikindi gisebo cya kabiri. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwereka ko muba muri kumwe natwe, mukomeze mudusapotinge mukora like, subscribe, share, comment, mukomeze mugire ibihe byiza, mugire n'amafaranga, ibihe byiza. Ciao ciao.